araturera kuva 1997 abantu benshi bazi ko atazatukuza kubera imibereho itameze neza twari dufite. Nari ntuye hamwe nigeze kubwira abantu nari mfite inzu bankubite hanze ndi mu nzu hamwe niho nakubwiye yabaga aho ngaho y'amabati 6. Kubera iki atakubonaga nk'umubyeyi? Yaranywaga agasinda bese akaza ari kugurukira hejuru ariko ntamenye ko namubyaye cyangwa namuruhanye. Ubwo akavuga ati nje ndakwica kandi afite umugore. Azana ubwana naramajije guhuma kuko nahumye yarageze muri gereza. Nahumye yarageze muri gereza namusuye nk'iminsi 2 ubwo mba ndahumye sinongera kureba. Urumva akiva muri gereza atangiye kuvuga ubutumwa abantu bavuga ko yasaze. Abantu baje kwizera ko ibyo avuga none hari ukuri hashize nk'igihe kingana iki. Ava no hanze akaza kanyambika ati ryabuye naguteraga ndaje ngutera igitenge umenye ko Yesu yagize neza. Kandi urebe urwari rwaramunterereye uwo mugore we ntiyamukubitaga ahubwo ni jewe yarazaga agera kuri riyabuye riri kuringanira n'inzu ye agatangira akavuga ngo mamuga umunsi ndamwica. Nuko ubwo nkambaza Imana rero ngatangira gusaba Yesu imigisha. Uriya mama namubujije imigisha myinshi, niyo mpamvu wenda yavuze kumwubakira nubwo abivuze wenda nubwo Satani yafushe kariduka. Hari nundi warasomye muri comment aravuga ngo kinaguza imodoka ntari nubakira mama. Tareba none baranamupimye amazungu basanga iyi mitsi y'amaso yaracitse kuko nta mama tutamugejeje. Rero iyo afashe urabona no bakunda gucana kumwe ntago ari nkanyi Kigali muteka ku magaze kwa kundi yabura umutekera mama akajya muziko akatsa ya mitsi abazungu bapimye agasanga acitse bigatuma mama byuka yabyimbye mu maso. Igeze banyima mituweli biturutse kuri uyu mugabo. Barayikwima. Tuzantabaro ntabaye tukansubize mu mibabaro yanje. Reka nanjye mbasuza kandi mbashimire mwebwe abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe. Mbashimira ko tubana umunsi ku wundi. Niyo mpamvu natwe duhora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro byiza kugira ngo tutabatenguha kandi dukomeze duhugurane, dukomeze twungurane. Uyu munsi natembere nagiye mu majyaruguru, nagiye ahantu bita i Burera, ndi munsi y'ibirunga. Murakireba icyo kirunga cyambaye rya kote bajya bambwira ngo cyambaye ingofero. Nagiye kureba mu nshuti wanjye Sekazuba foromo. Amakuru Prophet. Turaho turashima Imana Evode. Meze neza. Tumeze neza turashima Imana iraturenze. Yego. Ndabona cya kirunga cyongeye kwambara ingofero menya cyandakariye nanone. Cyaraka ariko urabona ko gitangiye kureba neza mu gitondo cya gifite umujinya. Ariko wagitangiye gusa neza abonye ko ingofero itangiye kuhava. Ngira ngo narabikubwira ukajya none uyu munsi wakigeze uruhande. Nkiriho neza neza. Harabura kukizamuka gusa. Kubirunga neza rwose. Hariya ikiba cyita Muhabura. Yego. Harabura gato rwose ngo nkizamuke. Ntago narinzi ko neza utuye munsi yacyo neza neza. Aha niho nakubwiraga uyu muntu aha numvuka. Aha numvanga Imana yamvanye kure nahanga munsi y'iki kirunga. Aha niho iwacu. Uraza kubitubwira neza ndabona wicaranye na mukecuru. Yego. Ku batamuheruka. Profere kubanza dufashe twaragize Imana tubone kwinjira mu kiganiro. Murakoze reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, murengeze ubugingo bwacu. Turagushimiye ko waturinze mu bihe bishize, waturinze mu minsi ishize. Satani ntago yishimiraga ko iyi minsi ishize twayimara, ariko Mana ishobora byose wabaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Warandinze urinda Evode ndetse n'abakunzi b'Isezerano TV. Mwami Imana babose badukurikiye, Satani ntago yarabishimiye. Benshi arashatse kubicisha uburwayi, abandi ashaka kubicisha ibibazo, abandi ashaka kubicisha intimba. Bamwe bari bazi ko batagereye itariki batubona, ariko Nyagasani warahabaye. Turagushimye ko waturinze rero. Tukomeje gusengera iki kinyamakuru Isezerano ndetse n'abakunzi bacu bagikurikiye abatuye ku isi hose. Mwami Imana bakurikira Isezerano TV, baba bari muri Amerika, baba bari Buraya, baba bari Australia, baba bari Canada, baba bari Aziya, baba bari muri Afrika yacu, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo bose Mwami Imana warakoze kubarinda. Nyemerera tugushimire ko waturinze. Arega Data wo mu ijuru n'aka gasura tubyukanye n'ukubera weho. Atari weho
ntabwo twasaga ngutya, atari weho ntabwo twicaraga imbere y'iyi kamera. Reka unyemerere abantu bose badukurikiye, byashobora kuba udukurikiye ufite ibibazo, ariko Uwiteka arashoboye. Reka dusengere iki kiganiro, cubaka imitima y'abantu, gikomeza abantu b'Imana mu izina ryawe Yesu. Abadukurikira bose bafite ibibazo, Mana ubaramburira ukuboko. Twakubonye ukora, twakubonye ukiza indwara, twakubonye utabara abantu. Nyemerera utuyobore, ntihabe twe habe weho. Ubwenge bwacu bubure, haboneka ubwawe. Ubuhanga bwacu bure, haboneka ubwawe. Mwuka wera tuyobore. Urakoze kugiye kutuyobora. Ushigikire Evodi, ushigikire mama, twese ubane natwe Nyagasani. Mu mwanya tugiye kumara imbere y'aba bantu, mu kiganiro tugiye kugeza ku badukurikiye, reka Mwami Imana cubaka imitima yabo, kandi kibakomeze Mwami Imana, ndetse kibatere imbaraga zo kuzakubona. Ngaho umuntu wese dukurikiye yarababaye, ngaho mutabare. Wari udukurikiye ashavuye, murengere Mana. Urakoze kunyemereye kongera kugaruka imbere y'Isezerano TV. Wakoze Mana, ni uruhare rwawe si uruhare rwanjye. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Amen. Profe, nishimiye kubana nawe, nari nakubwiye ko nzagusura rimwe hamwe ujye uduha ubuhamya bwawe bwatangiriye. Yego. Uyu munsi nahageze rero. Yego. Munsi y'ikirunga neza, none tugize n'umugisha wo kubana na mukecuru. Wakoze Evodi, aha niho mvuka, nkuko natangaga ubuhamya benshi hamwe, wenda ntago nari nzi kuzagera aho ugera. Hano nari nzi kuzaje uransura ukagarukira hari iwanjye ku muhanda, ariko ibintu nkoreye uyu munsi hose sinzi. Igiye kumbwira ukamwira ngo wifuje ko wagera iyo nturuka. Naha ngaha niho navukiye. Uyu ni mama, papa ntawe ukiriho nkuko nabikubwiye mu bihe bishize. Yapfuye 97. Ngira ngo yarapfuye, dusigara turi abana 8 dusigarana na mama. Ariko Imana yo mu ijuru turayishimira ko yadukujije. Aha rero naha nakubwiraga, ntago ari bwa buhamya abantu bavuga bakavuga batari ko abana bitabaho. Anaha ngaha uyu niwe mama, araturera kuva mu 97. Abantu benshi bazi ko atazatukuza kubera imibereho itameze neza twari dufite, ariko nawe warebesha umubiri ukabona ko atazadukuza. Ariko turashimira Imana ko yadukujije, ndetse adukuza tutari n'abantu beza. Ico gihe ntabwo twe twakakiriye Yesu, ariko Imana ibana na mama imwambika imbaraga zo kuturera kugera aya masaha. Reka nawe tugushimire rero. Narinzi wenda k'Abanyakigali mugarukira ku muhanda, ariko ukuntu habitekereje byo kuza ku Kirunga munsi neza ukazamuka ku ishamba, wenda abatuntu badukurikiye n'ahantu ni urugendo rurerure kugira ngo uvaho ntuye nukuzamuka ujya ku Kirunga. Ni imihanda mibi. Dushimire Evodi, narinzi kajaje nsura akagarukira iwanjye, ariko ukuntu hatekereje kugira ngo aze kureba hamwe. Nari ntuye hamwe, nigeze kubwira abantu nari mfite inzu bankubite hanze ndi mu nzu. Hamwe niho nakubwiye yabaga aho ngaho y'amabati 6. Naho ngaho yabaga y'amabati 6. Yari imeze gute inzu bagukubite mu nzu? Kandi bagukubitiye mu ari ngo bagukubitiye mu nzu? Nje nari ndi mu nzu nkubitira hanze, kandi nje ndyamye mu nzu. Ubwo inzu yari imeze gute? Ni inzu hariya, wenda ntago ndi urabona ko na bene wacu bahari. Nari mfite inzu hariya, no kuyihoma byari byarananiye, none nkaje nshiramo ibishwange. Rimwe ndwanira hano ku isantere hano iwacu ndayihakugeza, nawe urayibona. Ndwanye n'umuntu arambwira ngo afite aha ntegeye nyoberwa hariho, naho yacunze ko inzu yanjye idahomye neza. Byageze saa 7 z'ijoro, araza apfurura cagishwangi. Nagiye kumva numva nkubise imicumi 3 yo mu ntuza yo mu mbavu. Niho nasimbutse aho kugira ngo mufate nkafata za nkingi z'inzu. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo Yesu yadukuye kure. Abantu bajabona tubyina, tuba dufite byinshi tuba twibutse. Yego. Reka mukecuru nawe dusuhuze. Yego. Abasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Yego. Abasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Amen. Mwakoze kudusura. Imana ibakomeze. Tugize amahirwe yo gukorana ikiganiro nawe. Yego si ubwa mbere, hari ubundi twagikoranye, ariko noneho tugize amahirwe yo kugikorera mu rugo iwawe. Hamwe Sekazuba ajya atubwira ubuhamya bwe bwatangiriye aho yavukiye. Ubundi wenda ku bantu bajya bumva ubuhamya bwe batazajya bagira ngo wenda ni ibintu aba yabeshye. Sekazuba mu busore bwe yarameze gute? Yewe uko yarameze byari bikabije. Yesu yatugiriye ubuntu. Nanje ubwanje nagiraga ngo ntabwo nabaho kubera imibereho nk'uko yarameze. Ariko agiye muri gereza avamo, Imana yaramuhinduye. Iramuhindura rwose. Mbu umubyeyi ubundi yarandebaga akabona ko nta mubyaye.
agezeho none yabaye umwana nanje mba umubyeyi ari kuja hanze akangaburira akanyambika yewe na n'ubu yarari kunyubakira nuko imyuzi imvura yaguye y'isuri birasenyuka none n'ubundi bari guhimba ubusha bari kongera kubaka ikibanza kivuye mu maboko ye amabati gavuye mu maboko ye abakozi ari kubahemba kandi nanje simburaraga arangaburira ava hanze akangaburira n'igihe agiye n'ahandi akangaburira ndetse n'ubundi nubwo yari yarasenyutse n'ubundi bigeze hafi bitewe n'uko imodoka ye muri iyi minsi yapfuye abakozi baba bahagaze ariko n'ubundi batangiye bari gukora hari ukuntu tubwiye ngo ntago ngo yakubonaga nk'umubyeyi kubera icyo atakubonaga nk'umubyeyi yaranywaga agasinda mbese akaza ari kugurukira hejuru ariko ntamenye ko namubyaye cyangwa namuruhanye ubwo akavuga ati nje ndakwica kandi afite umugore nuko icaje kumbaho rero yagiye muri gereza ageze muri gereza n'umugore we dusigaranye cyakora sinagira amahoro nawe aba umusinzi yanywa akarara ari kuntuka ubwo ngira imibabaro myinshi wa mugore ageze igihe arigendera aja gushaka amajiye kubona undi mugabo azana ubwana naramajije guhuma kuko nahumye yarageze muri gereza nahumye yarageze muri gereza namusuye nk'iminsi 2 ubwo mba ndahumye sinongera kureba umugore nsigaranye nawe ariko ntiyangirira amahoro ubwo ageze igihe nibwo yafashe n'abana araza bandambikaho abana 2 abana 2 ndababana kana kamwe ndetse niko aririmbana nako nuko Imana biramfashije abavuye muri gereza atangira gukora iby'Imana abaturage abani bene wabo bicaye hano bamwe akavuga ngo nugusara ngo ntabwo ari ngo nugusara ngo ko yasaze simurumva iki akaja muri iyo nzari kukubwira koko kari gatoya cyane nuko naba naronse nateka akambwira ati hakobwa buraye akavuga ati ungaburirire ako kana nikarya nawe ukarya nuko ubwo rero nta bushobozi yari afite bwo kumpahira yabonaga ko kana kariye hakabubwo we abayaho nuko ariko Imana igira neza Imana nta kuntu twayirata yatangiye kuja aragenda kandi nta mugore ari kumwe nawe yaba yaronse ifaranga kaza kampahira na kakana kugeza igihe aruhiye gusabira arasohoza ariko ntiyanyibagirwa akomeza kumfata neza arava hanze akampa umwambaro yewe nejo bundi hanzaniye ibitenge ubu narangije kubidodesha no kurya yampaye inshingano yo kuvuga ati nubona urihe kuburara azaba ari weho wihimye kuko mpora ngenda nubona ugiye kuburara uzaje utabaza umugore wanje abe yakugeze hafi we kuzaburara ndiho uyu mugabo no ntaco namushinja ahubwo ibiri n'amahiri urebye ubahagase na bene nyina ko bene nyina nta bibanza bafite bari mu makode ariko ubu ni uri kubarwanaho none se mama reka turebe utubwiye ko ubuzima n'ubundi mwari murimo ntabwo bwari bworoshye ese ntibworoshye noneho urumva yagize gutya bagiye muri gereza nawe uburahumye ubuzima yano nibe bwari bubi agakubitiraho guhuma noneho ubwo ngo byagenze bite agiye muri gereza wenda avuga nyuma yo guhuma nyuma yo guhuma kurumva ubuzima ntibwari bwiza none hakubitiye wenda wabashaka kugira icyo wikorera noneho gucika noneho hakubiseho ko uhumye noneho nyuma yo guhuma nabayeho Imana ishingoborera abantu ngoborera abantu ndetse na mukuru we nawe abagiye mu gihugu hanze kuko ari umusirikare sigarana n'umugore we nawe afite utwana ariko ubwo uri kumva kugira ngo andere byari bitoroshe kubana impumyi ntabwo byoroshe ubwo noneho rero cyakora abaturage duturanye bambaga hafi hakaba wakuye nk'ibirayi yakura ibirayi akazana nk'ibiro 10 nkabona bigeze mu nzu ubwo nkabiryo tusi babigeze igihe insenyukiyeho nibyo banzaniye abandi babasambo bagaca hasi ngasanga bayibomoye babijanye
ubwo ngira ubwo buzima bubi ariko Imana ubundi umva kwinyibutse ubu ni Imana irimo kukwibuka ubundi kubona ko Imana inyibutse kuko na yanzu yabagamo ibyenge abana bakajana n'utwo narindirirwa nkabwirirwa ntabwo ariko bikimeze igitinyiro nakibonye kuri uyu Imana yamajiye kumugorora n'igitinyiro ndakibona no kurya ndakubona nuko ubwo kubabara kwanje kereka aya maso uburwayi bwo ni bose urumva agiva muri gereza atangiye kuvuga ubutumwa abantu bavuga ko yasaze abantu baje kwizera ko ibyo avuga none hari ukuri hashize nk'igihe kingana iki kugira ngo bizere ko ibyo avuga ari ukuri bamwe bumvishije ko azigiye gusaba baravuga batazasabisha iki Yesu agira neza nanje niko namubwiye yarambwiye ati ngiye gusaba ati ndenda gusaba nzasezerane noneho nje ndamubwira nti si uzasabisha iki ati kambwira ngo Yesu agira neza niko yansubizaga nanje nkabona ntabitanga mu buhamya ariko yavugana n'uwo mukobwa yashakaga gusaba kambwira ati ni umukobwa w'imfubyi nta babyeyi nawe afite nuko ubwo noneho kamubwira nti ko ntagira n'amafaranga 10 akaba nta n'imirima dufite wewe uzasaba uzatanga iki akambwira ati Yesu agira neza hashize iminsi mike arambwira ati banciye 600 ati bari bazi abanzi babonye ko ari ibikino atari ku 600 niyemeranyije n'umukobwa ati buri umukobwa ubwo ari kubyemera bizashoboka ntabwo ubukwe bwabo bwatinze hashize iminsi mike arambwira ati ubukwe bwanje bugeze hafi turi hamwe hano mu rugo atangiye kuvuga ati ikigihe n'iki noneho ubukwe buregereje aba ni abanyamuryango turi kumwe ndetse n'umukuru w'umuryango ico gihe wari uhari na nuba ari hano ndagenda ngiye mu muryango angira inama ati hogi ungurize y'ibihumbi 150 njayo batizana igipapuro c'akarima gatoya cyangwa n'icico kibanza nemera kugitanga uyu mugabo naramwizeye pe ndagenda ntanga hari akarima gatoya nari mfite hepfo hariya na nubu ndetse ni we wakaguze kuko mwene nyina yaragiye kwisubirira i Buganda ndagenda mu muryango baragamparangije kugampa benshi baramvuma gura mugore ni igipfu umuhungu wavuye muri gereza ngo ari gukorera Imana none ahubwo afashe no kugira ngo kari akarunduze kandi ari impumyi nuko nkaja mu nzu ngasenga singira uwo mbyereka nagera mu masaha 9 gatangira nkumva ndi kurya isengesho gusa uyu yaza ariko akankomeza yaba yavuye kuririmba utwo bamuhaye aririmbiye tw'urugendo agasohora kampahira kugeza igihe ubukwe bwatangiye kuba numva ati ndi kugura amasaka nuko ati mama abanguriye utwambaro nzambara nuko ati ubukwe burabaye ariko uyu mugabo icyatuma natanga ubuhamya bwe nuko ubukwe bwabaye bwaca mu gitondo abanyamuryango umukuru w'umuryango ndamukije ngo ni Karori ni wari umukuru w'umuryango buca mu gitondo ngezaho gamafaranga nafashe mu muryango ndagabahereza ubwo nabo niho batangiye kugira bati wa mugabo harya ibyo wagiraga ngo n'umusazi koko nukuri umwenda mbango uvuyemo bumva nta kibazo nuko ubwo nkomeza kubana nawe guco akumva nta burara uri kubona iyo atuye ariko ntabwo anyibagirwaga ntabwo mburaraga kandi kunyambika nibyo pe ava no hanze akaza kanyambika ati ryabuye naguteraga ndaja ngutera igitenge umenye ko Yesu yagize neza ati ryabuye naguteraga ndagutera igitenge none ati ryabuye najaga ndavuga ngo ndakwica akabwo nkuri uyu musore ubonye mvuze ndi ni bucura nkamubwira nti turarara hehe ubwo urumva ko ico gihe nari narabuze ubuhungiro kamwiyegereza nti buturarara ntaranyicira umwana ababyendi dutanaga na kuvuga abana nkamubwira nti mwana wanje ihishe hariya twumvishe agambye kandi urebe urwari rwaramunterereye uwo mugore we ntiyamukubitaga ahubwo ni jewe yarazaga agera kuri riya buye riri kuringanira n'inzu ye agatangira akavuga ngo mamuga umunsi ndamwica nuko ubwo nkambaza Imana ronga atangira gusaba Yesu imigisha Imana nasezeranye n'umugabo wanje ntabwo ari wanyishe none umwana twabyaranye avuze ko azanyica niwe uzambumbatira none koko Yesu yarambumbatiye nanje ageje kino gihe uri kubona ukuntu harisha mvaga ino n'amaguru
kamanuka mu rusengero rwo kumaya niwe n'ejo buri ejo nzagerayo Imana yantije abakobwa bavuye impande hirya no hino bagendaga bamfashe nkaja gusenga nuko ubu nabaye umudiyakoni binjiraga nagezeyo nuko none rero Imana yantijije abo bakobwa numva ntazayivaho kuzageza igihe Imana iraduha imbaraga akanyiyegereza kuko yabisabye. Amen. Profe ko ndumva ari birebire. Umukecuru yageze ubwo kwitangira kugira ngo ubone inkwano. Yemera gutanga ikibanza kandi abandi bantu batakwizeye. Yatanze igipapuro kuko ko yari yarampaye narakagurishe ntari nakizwa. Noneho ubwo afata igipapuro cye cy'umurima ca burundu aragitanga kugira ngo bampe amafaranga ndaye ko nakora ubukwe. Abantu rero kuko ntago bemeraga ko bari bazi ko ari ugusara kuko bumvaga na nijoro ndi kurimba mwako kazu bati abana afite arabishe atanze icumurima agihaye uriya wasaze wiri gusenga ejo nayabura ko tuzawugurisha cokora Imana nsenga nkuko abivuze ubukwe burarangira amafaranga yitaboneka mukecuru turagenda ndayishyura bamuha igipapuro cye c'umurima. Evode bya mukecuru ni birebire uretse ibyo wenda yankoreje we n'inkijijwe buriya mama namubujije imigisha myinshi. Niyo mpamvu wenda yavuze kumwubakira nubwo abivuze wenda nubwo Satani yafushe kariduka navuze ko nzabahamagara iyo nzu yuzuye k'abanyamakuru. Impamvu ni iyihe Evode? Abundi baravanga icyaha ni gatozi ariko mama buriya ntari nakizwa twamubujije imigisha myinshi. Mu buhe buryo uribuka ko hari amabati batangaga leta yo kubakira batishoboye mama bamutoye mu bantu batishoboye akwiye kubakirwa kuko ari we ari nomero ya 3. Noneho aho kugira ngo bamwubakire kwa kumwe inzoga kwacu umuyobozi agendera kuko turi abanyamahane atuma mama batamuha amabati. Icyo ni cyambere. Mama bamutora mu kumuhagira inka zimwe perezida yatangaga. Wa muyobozi ngo yuko turi abasinzi mama turazimubuza. Niyo mpamvu nkubwira ngo nari narahize ikintu nkimara gukizwa navango mama twamubujije byinshi wenda yarakwiriye kuboneraho umugisha nk'iyi nzu arimo kiba ari mu nzu nzima iyo hataba wenda kuvuga ngo turi abanyamahano umuyobozi akamwima ayo mabati ubuyobozi bwemeje bw'umudugudu n'ubw'akagari ariko umuyobozi wo hejuru arabyiyangira w'umurenge ndabyibuka sinzabyibagirwa biturutse kuri twe amwima ayo mabati amwimagira inka urabona ni umuntu utareba na viyupa agera yimuha ubu viyupa yigiye maruka hari undi muyobozi waruje kuyobora ariko ku bwanjye ndahigana vango Mana narakijijwe ningira imibereho myiza amabati 20 twatesheje mama uzampe mu bushobozi uzampa bwose nzubake mama tumuvura ibyo bikomere byose yagiye agira ku bwacu kuko baramucuranga impamvu tutagwa amabati yuko ufite ibyana byananiranye abana bageze batengurike byinshi. Umva wifuza kumwitura yamigisha mwamu yamigisha twabujije mama niyo mpamvu akubwira ngo namurava ngo ndamuterewe ngo n'ubundi kumutera igitenge mu mwanya wa byabitutsi niyo mpamvu mashaka kugira ngo nzi wo munezera ubone niba nzaniye madamu wanje igitenge mama agomba kuba wa kabiri akabona igitenge ndetse nkuko nabivuze ntari na mama gusa bene mama bose ndusha ubushobozi mu muhigo wanjye numva ko niba mbonye umugisha ngomba gusangira nabo nibyo babwiye bamwe bari muri kode ntago yabore kwishura nyafite ngo ndeke kumwishurira rero nibyo akubweje we nahize umuhigo wo kumwubakira manza gushaka ikibanza nkuko wabivuze ndembera ndizirika ko hari n'abantu nigeze kubana muri comment bavuga ngo ujya gufasha abandi bantu bakavuga ngo ese ngo wabanje kubakira unyoko warabisomye koko buriya ngira amagambo make kandi ibintu byose mashaka kuyoborwa n'Imana kubanje gufasha abandi ntago umuntu yantuma kuri Vesitina ngo nyajanire mama uko nge mfite uko nahamagawe n'ubu bashobora kuntuma nejo bunire twagiye gufasha ngira ngo yuko utagiye kuri Sekazuba Promotive urebe akarema nagiye gufasha kajana n'igare ry'ibihumbi 400 bari baguze kariya ngewe umutima wanjye uko nahamagawe uretse na mama no gufasha umuntu wese ndusha ubushobozi mama ntagashoboye ngomba kumufasha ariko suvuye ngo ndafasha mama gusa niki barabyanditse nene nagiye gufasha ura muntu ariko ni Imana ari yamuntumyeho nkuko na mama afite imigisha nkejo bundi hari umuntu warebye navuye kuwo muntu ahita ambwira ngo reka ngutume kuri nyoko ampa 50 atugende ubifashe mu nyoko niba uri umuntu hagize yerekwa ko turi kumwubakira muguramo igitenge
andi 30 niho nongeye gutundisha amabuye. Uwo muntu yaragize igitekerezo ndasabiye mama, ari uko arebye ko nagiye gufasha ahandi ariko abona na mama atishoboye. Rero ntago umugisha utari uwa mama na uha mama, ntago umugisha utari uwa Sekazuba na urya. Nicyo kintu narahiye imbere y'Imana ndavuga ngo ari umuntu avuze ngo nzareba iherezo ry'abakiranutse ku isi. Gukiranuka wenda biragoye, ariko ikintu kitari icyanjye nibyo. Iyo mfata ibintu bantumaga nkabiha mama, kibona ubwo iyo nzu yaruzuye. Nubwo ejo muri yahuye nibiza nari nayizamuye bwa mbere, umuntu arayipatana yizamuye, ayipatana nabiyubaka nabi, haza undi arayisenya. Urumva ni igihombo kuri nge. Uwaje yayisenye kuko ngo byubatse we yayubatse n'abapema nabi, mama arabizi, arasenya. Wenda urahagera ufoto urebe. Haza undi yongera bikora neza, nabizamuye neza, abantu bose babishimye. Iyi mvura imaze iminsi iragwa n'ubundi irasenya. Mu gihe sinzi umuntu wari umfashe 500 ngo ndeko nashame fondasiyo, mu gihe ngiye kwishiramo imodoka nje bipfiriye shorongi. Urumva satani, ubundi satani arwanya ikintu cyiza. Ubundi naravuze ngo nzaguhamagara ndi kukwereka ndi kwimura mama, ndi kuvuga ngo yama bati twamwimishije vayo urebe inzu mujanye mu naco ni urugamba ndimo, kandi igitego nshaka kuzatsinda satani. Rero ariko byanga bikunda bizashoboka. Imana ifite abera bayo, Imana yampaye inshuti, kandi nzi ko mfite inshuti zinkunda. Rero abamfasha kuja gufasha abandi, kumfasha kuri mama ntago bizabananira, kandi Imana izabakoresha ntaga hato kuko nibyo ngezeho yabakoresheje. Hari nundi warasomye muri comment aravuga ngo kinaguza imodoka ntari nubakira mama. Iriya modoka no kansobanurira abantu, ni umuntu wamfashije mu ivuga butumwa. Nibyo Evode urabona uro kwisezerano. Nusanga nkwiriye ishati ukayingurira, ugasanga naguze ipantaro, burya ntago uzabyishimira. Ndabeshevo nubona nkeneye ishati, ubonye ukagira iyerekwa ry'ishati. Umuntu yabonye nakoze impanuka ndi kwigare ryacitse kabiri, arangije areba ukuntu yitanga, bangurira imodoka. Bati imodoka ije gufasha mu ivuga butumwa. Iriya modoka umurimo iri gukora na mama ari kuboneramo umugisha ukomeye cyane. Iriya modoka iri gusura batishoboye, iriya modoka ndi kuja mu ivuga butumwa aho ntagiraga nkagera. Mu mwanya nararaga kunza sinkirara kunzira, n'uwenda imodoka ishobora no gupfa n'ubundi. Ariko kugira ngo dusobanure uyu muntu wabyanditse nawe wenda, ariko ni ikibazo ageze, kandi nawe ni inyungu zo kuba yarababajwe na mama. Yaravuze ati kuki ugenda mu modoka utari wubakira nyoko, ni ukugira ngo musobanure nawe. Iriya modoka ni nko kwampaka tukavate Sekazuba kuguriye ikoti. Ndaguha nk'urugereje ubu nari mwivuga butumwe wanyu Kigali, ndabwiriza, ndangije kubwiriza, reka mushimire n'umumama mwiza wenda aradukurikiraga ku isezerano, arandeba ndangije kubwiriza Kigali, aravuga ati reka nshima Imana, ati ndumva Profete Sekazuba ejo turi mu mugoroba, ejo saa 4 ngomba kuja kumwambika ikoti. Noneho yagiye kunyambikira ahantu hahenze. Ku mutima uwo twari turimo yaragiye kutwambika turi babiri, uwo turi kumwe aravuga ati ariko twayamwaka tukazigurira ahandi. Urumva ni cagiye umuntu agwicubahiro ukuba ati ayamba. Nukuri nagiye kubona mbona anguriye ikoti riri hejuru y'ibihumbi 100 kuzamura ry'ibihumbi hafi na 80. Uri ni iyerekwa ryagize mvishe kashatse kumpa intuza ako gaciro. Rero nundi nantuma ahari ntago nzazanira mama, ahubwo nzasenga mve ngo Mana mpumugisha ngaburire mama. Mana mpumugisha ngure mama igitenge nko wampaye 50 ejo bundi. Reka tumushimire na mama byumve, mama na wamushimire. Yampaye 50 ntamusabye. Antu makuru wa wundi wakajorite nasuye, antu makuru uriya na twagure matara mu Pandekote wo wahara mu Butete, uriya mu mama nawe, ariko nya batufata 50 ugirenyo. Ngiye kwibuka nibuka ko mama ngomba kumugura igitenge katundisha n'amabuye 30 yasagutse twakuje amabuye yo kugira ngo twongere twubake. Iryo ni yerekwa rye. Rero ku bwanjye ntombero mfite n'inshuti zanjye nkabaye Evode muzanshigikira, ndashaka kugira ngo ibiguma nateye mama mugakiza kanje nzabimwomore. Na niyo mpamvu abonye mwubakiririya, kuko ndashaka kugira ngo nanamwiteho ndi no kureba ahantu mubona uko bukeye ukameze. Muri make urashaka kumwubakira hafi yiwawe? Ni naho nasijije nunashatse ikibanza. Nashatse ikibanza, shimire n'umuntu watumye mbona ikibanza, ne mushimire uba muri Australia, Imana iguha umugisha mbone kumushimira. Niyo fondasiyo asanga ari we wari wanayizamuje, yuko babyubatse ne bakongera bagasenya, nongeye kubaka barongera bararitura. Imana rero ndamwiyegereje kugira ngo cagihe urabona mama nka hano wenda abaturanyi baramukunda pe, nuwejeje bire ntemera kubirya dahaye mama. Ariko mama hari gihe yakura nk'umwana umufasha, yabura mama kihata
agakora imirimo kandi urabona ko afite ubumuga bwo kutareba. none baranamupimye amazungu basanga iyi mitsi y'amaso yaracitse kuko nta mama tutamugejeje. rero iyo afashe urabona no bakunda gucana kunywa ntago ari nkanyi Kigali muteka ku magaze cyakumbabura kwa kundi yabura umutekera mama akajya mu ziko akatsa ya mitsi abazungu bapimye agasanga acitse bigatuma mama byuka yabyimbye mu maso. No kubirya ntagabirya kwa kundi abayihaye imirimo. Na niyo mpamvu nahize nabandi mama agomba kubakirwa imbere yiwanjye. Mama nkavuga ngo mfite uziko mfite imfubyi mwasuye zinshizi wanje bamwe bakuru. Mvuye ngo wa mukobwa we bana na mama mufurire mutekere. Mama akarabire ku gihe. Mama ntakuja mu byotsi. Icyo nico nashatse kugira ngo mama umubabaro namuteye kuko gumaje no kugabanyuka gumaje gushira umusanze ari no gusirimba bava ngo harahamaje kugera. None tunabwira hari gihe wenda garama batu bavuze ngo tungo nabana batumye utayubaka wasanga atari n'umugisha wawe. Iyo bari n'umugisha wawe ura ntago ari umugisha wawe mama. Iriya gira inka yakwimye ntago yari yawe. Ejo muri si ntibangabiye inkuru kureba. Ntibangabiye inkuru iwanje. None suri biriya ni imigisha y'Imana. Wenda na mabati 20 yakwemishe none ejo wenda evo utagira ngo ndikubaka ntaranamugure n'isakaro. Njewe nkora ibintu nasengeye ubu namabati naguze amabati 50. Bangugiye kumwubaka inzu y'amabati. Y'amabati 50 ave mu cumba je mu kindi. Gusa ibyo nibyo ndi gusengera kandi Imana izabishoboza n'inshuti zanjye. Yego. None se profe wenda ubundi mu busanzwe ubundi umukecuru abaho gute? Kurumva ari kure yiwawe uruvuga uti nanyegera najya mu hano umukobwa umwe muri barendera akamwitaho. Uyu munsi abaho gute ko ndeba hano ari kure yiwawe? Harakana babana wenda akamufasha ariko icyo na mama yanagisubiza. Yego. Kuko sinagisubize ukuntu abaho yabivuga. Hari akana ndi kumwe nako ko kuzukuru ka muramu wanje. None akuzukuru kanje niko namanje kubana nako kari na kanyeshuri buriya wakabonye hano kari mu mwaka wa 6 nejo karashitse kabaye ka 5. Na nawe nta bandi bana afite mukuru warangije amashuri undi musore yiberaga kuyu nyina afite inka afite ibigurube noneho kakana kava bwabari mu gitondo kakabyuka kaja kwahira ubwo ntikantekera gakoma. None umva umunyeshuri nk'ubu ntabwo yigeze aruhuka yakomezaga kuja kwiga isari yatanze amafaranga akaguma kuja kwishura gataha saa 12. Ubwo yantekera ariko noneho rero Imana igiye kumfasha. Hari inziri hepfa ahangaha y'umuhungu wa muramu wanje ubwo yemeye kuba ntije akana mbana nako ubwo niko kavoma amazi no guteka kagateka haba ari ikintu ndi kubona kiri kuburaho kamwohereza kuyunguye. None akagenda akamubwira ati hari ikintu twabuzeho natufite udushimbo twabuze ibirayi akaja kumubwira ubwo akamuha amafaranga n'umwana umaje kumenya guhaha nuko akaja kugura agateka tukarya. Ikindi Evode namwunganira urabona nko burya iyo ubana n'umwana umwana burya ntagagendera ku isaha. Hari abana bagendera ku gitsure cy'umuntu mukuru. Nk'umwana niba mutekera akabahuye n'abandi bana kikinira hari gihe atatekereza kuyararya. Nkuko abivuze uyu mufasha wa mukuru wanjye igihe agiye ku ishuri hari gihe nabo baturanye bahamama ibirayi ariko kuburi umutekero ugasanga nabwiriwe nibyo bire bigeze bite bihari. Kubera ko nta muntu ufite igitsure cyo guhita uvuga ngo kora ibi gira ibi. Ariko impamvu nashatse kumegereza ni iyihe ni ukumenya ngo mama yariye ese habuze iki. None uwo mwana urabona na gatoye niba kagiye ku ishuri ari mu 6 wenda nko uwo rero babana wenda wa mwene data babana ni umwana ukiri mutoya abantu uzi ko bahura bagakina. Yego. Niba kina rero uyu kugira ngo acane umurata abona ni ibintu bigoye. Ejo azabwirirwa nibyo birayi umuturanya yamuhaye cyangwa nibyo bishimbo namuhahiye kandi biraho. Noneho wenda inzara nimurya akaba kabe kuko ari uko akoresha umutima. Akaba kabe zangwe usange ari muziko kubera ko inzara nayo hari ibyo dukoresha. None usange kwa kundi bwa burwayi ni worabyimbye mu maso ni ahoragize ute umwe tukagira dute ugasanga ni ikibazo. Rero igihe tujye telefone ngo nabanguka njane kwa muganga gasanga yagiye bakambwira ko nta uri nagiye ubundi cyangwa itanzamuka n'imodoka cyangwa nkohereza moto ikagira itikaza kumufata.
ico ni ikibazo rero, ariko ahari yarwaye mba mbibona kumujyana kwa muganga, igihe ntahari ararwara kubera urugo rurimo abakuru, nuko niyo mpamvu rero nashatse kumwiyegereza, kandi nzi ko Yesu azabikora. Amen. Kandi igitego dushaka gutsinda Satani Yego. bizashoboka gake gake, ubundi ibintu bizakomera evode Satani arabirwanya. Niyo mpamvu wumva ngo barasenye, imvura iraguye irabirituye, ibintu bizagirirame by'umugisha byose Satani amanza kubirwanya. Kandi nongere mushimire, hari ico yavuze cy'inkwano tutatinzeho, buriya yarakoze kugitanga, ariko evo wenda ubwo banya ntabwo nabuguha. Ico gihe nakoze ubukwe, nshimire na mukuru w'umuryango yageze hano. Umuryango uragira urabona umugore wanjye ari imfubyi, nanjye ntaco mfite, ariko nshimire umuryango wahamvuka. Wahamvuka uzi ko naje kuramukanya ico gihe, kandi ubukwe butabereye hano. Ikindi cya kabiri, inkwano hari uko nshime byarabaye kuko byararangiye ntawamunyaka, tunashimire ko n'umugore wanjye yambereye intwari. Kandi tukandikwa ngo yose ndayakuye nta nayo ntanze, yose ntayo natanze 200 turandika ngo nayatanze. Ugiye cyo kwa yewe Imana ndinze kubesha no kwa eta civile aho twasezeranyije. Eta civile avuga ngo vugisha ukore wase ni 200, si nubwo bari kuba ngo ni 600, niko nabwe eta civile ibihumbi 200 ntibavuye ngo ni 600. Buriya mu gitabo ugiye kure basanga ari 200. Kuko nambwe eta civile nubwo bavuze ngo ni 600 sinayatanze. Ubwo twaranditse kugira ngo mve ko nakoye umukobwa amafaranga menshi ni 200, sinshaka kubesha. Imana ishimwe rero ko Imana yabikoze, kandi aho tugeze tumaje kubona ikimenyetso cyiza ko yubanye n'Imana. Narasenze koko abantu bakaba ngo bijyagenda bite, ariko benshi amaje kumenya ko iyo umuntu abanye n'Imana, hari akantu mama yavuze, habaga igihe ibirya y'ibicya ntari nazana n'uwo mugore, ako kana kanje nkabana mama nimo n'icyo mufata, nje nkaja muri kakazo kama 3 nkiririmbira, bugaca nkaramuka nguryo, abantu bakaba ngo nzananirwa, nkagenda nkajya kurimba mu biterane, nkaza uko naba nabonye ari itike nsagujeho 2, nkaza ngaha mama, byaba byabuze mama akabwira ati nasoromye utuboga, nkavuga nti we n'umwana wanje murye, je ngiye kwiririmbira. Ariko niyo mpamvu vuga ngo mama, urugamba nahanganye narwo rwagakiza kuri we, turaziranye cyane. Niyo mpamvu mvuga ngo mama, ese simbizi ntaca zamburana nkiri ku iyisi, nzagerageza mu bushobozi bwanjye bwose. Kandi ubushobozi mfite evodi, nta mirima mfite, nta makonti y'amafaranga, uzi ubushobozi mfite evo ni inshuti. Mfite inshuti nibwo bushobozi, nizo mbaraga mfite. Mfite inshuti, kejo bundi ubonye iriya modoka abantu bari bazingerera mu igaraje, ariko inshuti zanjye nakubwiye ko bari bance miliyoni hafi na 500, ariko inshuti narazibonye. Inshuti zaravuze ngo ntitwakwemera ko watega 2 3 uri kuja kuvuga ubutumwa. Ayo nizo mbaraga nkubwira rero, izo zamfashije kuba nakuri imbaraga imodoka mu igaraje, kumfasha kubakira mama ntago bazabinanirwa. Nizo mbaraga mfite, tuje tuvugisha ukuri. Ntago mfite ubundi butuzi, si ubwenge bwinshi, mfite inshuti Imana yampaye. Kandi ndibuka neza risezana Imana yampaye bwa mbere nkibabaye, iravuga ngo nzaguha abavandimwe kw'iyisi yose, ndetse reka kumwira kiza amavandimwe mu iki gihugu, iravuga ngo nzaguha abavandimwe kw'iyisi yose. Rero Imana yampaye imbaraga zikomeye, imbaraga iyo usenze Imana iguhuza n'abantu, kaguhuza n'abantu. Iyo usenze Imana nta manyanga, udafite ibindi ubeshabesha. Buca mu gitondo Imana kuremeye mushiki wawe, bwaca mu gitondo ikakuremera mukuru wawe, bwaca mu gitondo ikakuremera nyoko. Mfite ba mama ugiye kure ugasa ku mugabane wose, mfiteyo bashitsi banje, mfiteyo bande benshi cyane mfite. Mbashimire, nshimire bajyone aho mu Bwongereza benshi. Ejo bundi uraje kubona ukabona ugiye kubona n'ure n'indege mu kwa 6 ngiye gusura mushiki wanje ngiye Burayi, uzabibona mu kwa 6. Wow. Yaraje nzaniye n'igitenge naramubonye. Wowe Burayi yaraje? Hari n'undi w'Uburayi yavuye n'ikigaragera kuyu mugabo nanje yantumye kugusura. Andamburaho ibiganza rwose, ati nkandagiye ku butaka bwino. Yaje kuri yakini haramusengera ava Burayi mu Bubirigi, araza aravatendesha kureba mama Profete Sekazuba, abonana na mama, turamusengera bakuri yakini hari iwanje hamwe abantu baza, turasenga tugira dute, ndetse ahita avuga ngo mama n'umwana we, mambe ngo ni nyina witwa mushiki. Ari nundi rero Imana yampaye, we bita John, umwe nakubwiye ubundi urukumbwira ngashaka kujya ko musura. Rero Imana yaduhaye amaboko. Hari ikintu perezida wacu yavuze,
ntazigera nibagirwa. Ubundi iyo wihaye agaciro n'abantu bagwa agaciro, ariko uyu murimo w'Imana iyo wizambaguje utagaciro. Ikindi cya kabiri, hari ikindi bavuze ngo ubwenge. Hari ijambo Yobu yanditse ngo maze ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Iyo wubasha Imana iguha ubwenge bwo kubana n'abantu. Iyo wubasha Imana igucira inzira utabona. Iyo wubasha Imana nta buryarya. Ikintu Imana izira ni ukuyisenga ukayikorera ufite ubundi buryarya, ufite izindi nyungu zitari umurimo wayo. Ariko iyo ukoreye Imana ari inyungu z'umurimo w'Imana, Imana iraguhemba. Na niyo mpamvu wumva ko iri no kuduhemba. Ndafite bashiki banjye, hari n'abinsaba Evo, hari n'ababinsaba akavuga ngo turifuza ko twabashiki bawe. Hari bene mama, ari bakuru banjye, hari bita banshimye, baraho muri Amerika bavuga turi bakuru bawe. Rero ibyo tugezeho byose nta kinakweretse inzu naho yariri, nta kintu mfite hano y'amabati 6. Ubu nta kibanzo hagira. Hari inzu aha nakuye amabuye naho honyine. Ariko nabwo mpafite ikibanza danubwo yari inzu y'amabati 6. Nabwo mpafite ikibanza. Ubwo rero mashimira Imana. Aha none simbwira Evo, aha atari Imana ikoresheje ba Evodi igakoresha abantu yeme, igakoresha abantu b'Imana. Ikindi ni iki? Nose profe wanangiza akabazo ahubwo kamatsiko. Urumva muri quartier muri aka gace hari ukuntu bari bakuzi mbere yuko ukizwa. Yego. Ngira ngo ugeze no kuzuba bakwitaga gaca. Gaca. Uyu munsi none iyo uhageze ibintu byarahindutse, bakwakira gute? Oya, ikimenyetso nawe wimbaza ibyo warebye ko warushatse kuvuga. Ubonye amaboko abantu bari kumanika ntwaye imodoka. Ninjo zamutse ngutwe mu modoka. Ubonye abantu bose ukuntu bari gupeperera amaboko. Tubonye n'abara bari gupakira ibirayi ukuntu bamanitse amaboko. Ntari nakizwe cyabanteye birayi. Kuko bari bazi ngunje ko nta nubwo nenda hanyura, wareze ko ari intambara zigiye kuba. Ariko urabona bose bamanitse bagira hangurutya. Ubonye ko tunyuzana abantu bose bakava mu kabari. By'umwihariko bamwe oya, by'umwihariko bamwe bicaye hano, wenda batagira ngo turi twenyine. Nk'uwo wambaye bote yari mukuru w'umuryango, ne wari unyobora. Urumva nageraga mu ntuza mu nama y'umuryango akavuga ati naba nasize tubwo inama irarimuye. Urumva, ariko urabona uyu munsi yaje kundamutsa. Niyo yaragiye urabona aragize. Urabona abantu banshagaye hano, aba ntago bakanyegereye. Ico ni kimenyetso erega Evode, gukizwa ntago tuzamira amabango tuje mu kirere. Ni imbuto zizagaragaza ibihe. Ubundi ikintu abantu gukizwa yuko utandukana n'ibyo wakoraga. Kuba abantu bataranyengeraga bakaba bari kunyegera n'ugukizwa. Ni imbuto. Kandi birivuga neza ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ubonye abantu bageze hano buzuye hano, urabona abantu baje kundamutsa. Rero urangira ngo wenda ikimenyetso wakibonye nari gaca, intambara iki, ngira ngo byari byinshi, nta wanyifuzaga kundeba, nta n'ubwiza nari nifite nk'ubu bari baje kureba. Nubu nabaye keza, nari mubi cyane nanjye. Kuko namaraga kabiri ntakomeretse nkumva ndababaye. Urumva bivuga hano hirya bagaseka. None si barabizi kuko baraseka ibyo bazi. Kuko namara kabiri ntarwanye nkumva umutima uratumbye. Urumva rero ibyo namashimwe y'Imana gukizwa. Bigeze banyima mituweli. Biturutse kuri uyu mugabo. Barayikwima. Banyima mituweli, abana bararihirwa. Abana barihiwe, harihirwaga abana 3, noneho nje yanje barayinyima. Abana baravuga ngo babise abana b'imbuto nico catumye abona mituweli. Ngo weho si babahungu bawe ngo baguhaye mituweli ko batangira bantu bakaba barabujije amahoro. Ubwo noneho ndagenda ngeze imbere ya gitifu bari witwa Kayitsinga. Namuganda ariko wambaye mituweli kuri kureba ndi kureriza imfubyi. None izi mfubyi aho iyi mituweli y'abana yavuye kuki yanje itaboneka, kandi ico gihe barihaga amafaranga 1000 gusa. Agiye kunsubiza arambwira ngo uzaga wambaye neza. Kwambara neza n'umupadiri wajaga mpisabune. Agafasha n'umwana uri hano witwa Dukuzumuremyi, akamugurira utwambara ubundi akampu twaka two guteka, akampu dusabune n'utuvuta two guteka. None ngiye mubwiye nti sinone kumbwiye ngo nzaga nambaye neza, nabwo ningera imbere yawe nambaye nabi kuzavuga uti pfapfuye kare. None ibyiza nari kuza nambaye gute kugira ngo mbone mituweli? Aranyihorera. Yumvishe musubije guco aravuga ngo ari kwiryo jambo wari tumwe nandi. Ntinarikuye ku mutima wanje. Ko si byabivume byawe ngo genda. Aranyirukana. Nageze nsubeye inshuro ya kabiri, abariho yemera arambwira ngo manuka uje ku gasantere ko mu Kinoni.
ku bitaro ngo naho nugerayo ngo abari gutanga mituweli ngo babwire ngo ninje ukohereje umubikira w'umumanseri ni wampaye mituweli yemera kunyitangira ati ntabwo abana babona mituweli ngo nyina wababyaye ayibure kandi nta bufasha afite anyandika mu kagari katarakacu akagari kacu karakacahi anyandika muri Karangara mu mudugudu wa Gasiza ati nuja wumva baremye inama uzaje urajayo atariko nkurengeye kugira ngo nawe ubone mituweli dore uhoraga urwaye utaje uburiye uja kwivuza ngira muri ubwo buzima uri kumva mbese ntabwo nabiranduza ngo nzabishobore ubu ni ukuvuga nti Yesu nashimwe ngeraga mu rusengero nkavuga nti Mana hari ikorari nteraga yo kuvuga ngo uzantabare bakiriho batazagira ngo urabesha 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 iyindi nkurikiza gahunda avugaga ntabaye tukansubize mu mibabaro yanje. Amen. None se mama uyu munsi uracyarwaragurika cyane? Uburwayi ni ubw'amaso kuko garandya n'ubundi n'ubu izuba ubwo ryamvuyeho rikarasira kuri aya maso ubwo nta mutekano mfite noneho nongeye gukurizamo haziramo umuvuduko ubwo mparana ibinini by'umuvuduko none haziyemo igifu ariko nshima Imana kuko byose Imana niyo ibikora ubwo nta kindi nabona ndi gushimira ndetse n'abantu bakomeje guhagata uyu mugabo ngo Imana ibagirire neza kandi bakomeze mu kwizera kuko batakomeje kumugirira neza nanje nta neza naba mfite ntabwo nabaho ariko kubera kuko bamufashe neza ubwo muri iki gihe nanje mfashwe neza. Profe wenda turimo tunagana ku musozo wari wavuze ibyo kubakira mukecuru kugira ngo mwimure tubwiye ko inzu iguye kabiri reka ariko mbyita kuko urumva ubwa mbere bayisenye ko yari yubatse nabi bwa kabiri imvura iraza irayitwara ariko uratubwita amabati arahari none se kugeza uyu munsi ufite ubushobozi bwo guhita wongera kubaka nyuma y'iyo mvura yongeye kuyigusha? Oya narabaye mpagaritse kubera nakubwiye ko n'ibihumbi 500 nari mfite byagende mu kongeraho ko ari amafaranga y'imodoka twabaye dusa nk'abaparitse ariko Imana ifite inzira ifite uburyo bwinshi yego zabikora buri Imana iraza kugira uko ibigenza Imana ifite inzira nyinshi cyane bamfite kwizera yego kandi ikindi navuga ariko rasatengo uzantabare ntuzansubize mu mabaro wanjye iyi ni Imana ifite imbaraga turayizi ari ikintu umuntu umukozi w'Imana yigeze kumbwira bati ntuzaho ruhangayikiye nyoko kuko ni Imana umuzi ndibuka Evoduranzi wenda tumaje kumegera ndi umuntu usengera abantu batandukanye benshi rimwe rero umuhanuzi yigeze kundonda aravuga ati kusengera abantu ko Imana akoze ibitangaza tubibona nkatekereza ko nsengera mama bimeze bite buri Imana iyo uvuze ikintu irakireba ejo bundi mama yarabyumvishe bivuzwe n'umuhanuzi wavuye irwamagana arambwira ngo sinzongere guhangayikira mama iramuzi kandi ifite isaha yayizakorera kuko ndareba ahantu hose banyakuye pava Imana ikoze ahantu hose banyakuye mva Imana ikoze yewe nibitari Imana irabikora havuga umwari genzi ni wakarekani kanzinduka umudemoni karekari mu gitondo kanatsa n'imodoka nkaza karekani gasenga havuga ni Mana wakure kandi agahita areba koko ako kanya deregite ariko Imana nyishimire ko yabonye ibyo ngambire mu mutima intumyeho abantu batatu abahanuzi batatu kandi batandukanye sinzongere kuyiharasinga kuri mama iramufite ifite nuko izabigenza narayumviye Imana rero Pahuro niwe avuga ngo ko nsengera abandi ikigishwa kwe kiri hano kujisho bimeze bite Yesu aramusubiza ngo ubuntu bwanjye bugeze bute buraguhagije rero mama suko dafite Imana idukoresha ejo bundi nari Bujumbura wenda ngira ngo uraza kubona video barohereza dusengera abantu barwaye imitima barakira bo bari gushima Imana
dusengera abantu benshi Imana akoze ibitangaza. Ejo nakuvuga n'umushumba ari kuvuga tubonye amashimwe gari hano ati tureze na video uyibone. Tekereza za Tanzania bakorana senge abantu barwama kanseri zishe nejo bundi abandi kuri Pasika nzaba nagiyeyo hehe, ariko nugutegereza gahunda y'Imana ifite kuri mama. Imana izi saha ya mama izabikora, suko Imana itadukoresha, idukoresha ku manywa na nijoro ku bandi, na mama arabibona arabyibonera, dusengera abantu. Ariko nshimira Imana ko wenda kimwe yakoze ni iki, ntiyambaraga inkweto. Umunsi w'Imana irantuma ndaza ndamusengera bari kwambara inkweto. Ibyo byo ni kimana, ikimenyetso Imana anyeretse, yarambwiye ati nje wakijije ibirenge akambara inkweto n'ibindi nzabikora. Rero n'umuvuduko ukoroha nawe uri koroha, yewe uzakira nawe uzakira, Yesu arashoboye, yego uzagomba gukira. Rero Evode turagushimiye kandi narinzi ko waje ugera iwanje ariko ukuntu ntunguye ukanzana kwa mama, urakoze. Waruje kureba yanzu y'amabati 6 naho ntuye naha, kandi nkuko bivuze Imana yatuvanye hano Evode ko twaba tutabaye ntashima, ikaduha ibyo kwambara twambara nabi, twaraga turi kuririmba nijoro hano nkuko mama ivuze, wenda bandi bari kurya, ikabinyambitse kagashati mugabe Imana ikabingendeshe mu modoka, maze ubu mahati Imana ngo inzu ya mama ntago izuzura. Oya ubu nje kari abantu badashima, ubu mvuge ngo inzu ya mama ntago izuzura. Evo ayigejeje ikora ndayishimiye, inzu ya mama nyishize mu maboko y'Imana. Uko yakoze ibindi niko izakora ibindi, uko yagiye intungura ikantunguza amamodoka ntabyo nakekaga, narabihanurirwaga iby'amamodoka kavana ubwo wena nzatunga kera. Uko yampaye inzu yanjye ndi mu nzu y'ukode nkayigura, buriya niyo mama mubwira nabira byo gusenyuka mbifata nk'ibibambwe, nabira byo kubaka bikaritwa mbifata nk'ibibambwe, iyo nitegeka yanakuzura n'umunsi umwe. Ye ubwo rero kandi nize ko biri muri gahunda yayo, nuko kandi zakoresha bera b'Imana. Yego Prophet, babandi rero bajyaga bavuga bati kuki ujya gufasha abantu udafasha mama, ntekeza ko babyumvishe, ntago bafata umugisha w'abandi ngo ugeneye mama wawe. Nico Imana bifite ukuntu yagennye, yes yagutegetse. Yego ntago nafata umugisha w'abandi ngo ngujyanire mama. Ikindi ca kabiri, abantu bazankurikirane yinyuborwa n'Imana, nabari hari n'igihe nima Evo utazabona ngo utunguye nje Kigali ukabona nje ntanakumenyesheje, buri Imana inyerekeje hano ndanahaje ntitaye ngo urakize. Iyi Imana imbwe ngo kora ibi, nkejo bundi natunguye umuntu nkuriya muntu utagira amaguru ugenda hasi w'umuhanuzi, sinari muzi. Noneho ngiye gusura iwabo wa kameramani wanjye, njewe babarambwiye ngo hari umuhanuzi bayo utagira amantuza. Ndyamye nijoro ijwi rirambwira ngo uriya muhanuzi ari kuburara, ndetse n'umucumbikene umupfakaza mumaranye imyaka 8 ariko muri ari nk'imfubyi bari kuburara. Fata ibumbi byanjye 20. Imana irambwira fata amafaranga n'umusure umugaburire. Rero kubona ejo utazabona ndi kujyana ngatanga amafaranga suko nkize, ngewe Imana ivuze ngo kora ikinda gikora. Kangura undi rugero, ejo ndimo mbwiriza ndi kubwiriza mu rusengero, n'ibintu byabaye bitungura abantu, numva ijwi ramwe ngo pasteur wicaye umugurira ikoti pe, kandi atumva gurira pasteur ikoti. Narariguze ndangije kurigura ngejo bundi Bujumbura, bampa amakoti 2. Baragenda baranyambika ahantu haho abayobozi bangura amakoti 2. Ijwi rambwira ngo uribuka ko nakubwiye ngura pasteur ikoti ukarigura. Njewe rero mfite umugisha ngo kuri Imana ntegetse ikintu nagikora, kandi nzi neza ko ari Imana ukurekuye niko Imana iguha. Nimpora n'umuntu agiye kubura nka 2 nubwo mama naba namwibagirwe, Imana izakoresha undi baturanya mugaburire, kubera ko nanjye mfite umutima wo gufasha. Rero mama ntago namurangaranye kuba ntahe namwubakira, ubwo ni imigisha abandi. Abantu baranyizera cyane bakantuma batingira kwa Evode, ntago nzavana kwa Evode ngumujyane kwa Sekazuba, kugira ngo babandi banyurwe kandi mbabwire ngo mwanageze niyerekwa ryiza. Uryo umuntu wishimiye ko nyoka baho neza, naba banditse commentaire buryo sinana ntabwo nabacira urubanza, nuko barankunda kuba ngo wakubakiranye ko sukunyanga. Rero muri commentaire yanyu mwarakoze, mwarebye mwiyerekwa uko mutari mwakure cyane ngo mureko naguze amabati, naho mwari muri mwiyerekwa rifatika. Mama ndi kumwubakira uko navuze ngo nzatangariza ibitangaza makuru, mama ndi kumwimura ndi kumujana mu nzu, ariko n'ubundi bizabaho, muzaza muzagaruka mama ari kuyitahamo. Ari kumwe nawe n'ubundi mfite nka muri munabanje nta n'ikibanza nawe nta kibanza afite.
inzu n'inzu yimwishurira ntiyaburara mfite ibyo ntuza. yego ubwo rero ntago Imana iraje dushoboza ariko yego kandi tubashimire buri wese yandika uko abonye, ntago abantu bose bumva bimwe. Evo ushobora kubona ibi ari byiza ariko ndari kubona ari bibi. Rero ntago twacira abantu bandika commentaire, twese ntago tureba ko ntago twareba ibintu bimwe. Hari abashima kejo bunini nagiye gufasha wa mama mujana izindi matera w'umupandekote umuntu yarantumye wararaga ku byatsi bagurira abana ye matera ebyiri, ariko hari umuntu wanditse kuri comment arandika ngo muba mudusakuriza kandi hari abandi bikomera amaji ko twa Imana mu tabaye. Rero abantu reka mbwire n'abantu badukurikiye nukora ikiganiro ntago ari ngombwa kugira ngo uvenga abantu bose gukomera amashi. Gukomera amashi si bibigende bite? Wowe menya ko ijuru ryakomeye amashi. Numenya ko ijuru ryakomeye amashi Imana yabikoze. Nuko bizaba bihagije. Icambere kadushimisha Imana mbere yo kumanza kwereka ko dushimisha abantu. Nta bintu wabona byashimisha abantu bose ngo bishime. Ahubwo ijuru niryishime ibyo birahagije. No guhamagarwa kanje nuko nabwiye abantu ngo nzumva Imana imvugaho sinumva abantu bamvugaho. Kuko abantu hari abagutuka, hari abavuga ngo uravangiwe, hari n'abavuga ngo ntago uzagerayo, ariko Imana ivuze ngo mwana wanjye ndagufite, ibyo babihagije. Murakoze cyane ubwo babantu numva ko basobanukiwe. Yego. Profe reka ngushimire ko wemeye n'ubundi kumperekeza kugira tuzane kwa mukecuru, n'ubundi utaza nari kumusura n'ubundi nta cyari kumbuza kuhagera. Ahubwo reka tumanuke, madamu yari yambwiye ko hari ibirayi byo yokeje. Yego tuje kuri nasanga byahoze. Yego na mukecuru yabitetse se yabyokeje. Nawe ndumva yanzirikanye. Uretse mwareba iyo nkono turi mu kiganiro mwana uramubwira tuvuyemo. Yego aha profe reka ngushimire rero n'ubundi abakunzi bacu banyarikire kuri Sekazuba Forum TV. Amen. Rero n'ibiganiro bihari. Yego abandi abakeneye kuba bakuvugisha, abakeneye gukomeza kuba bavandimwe bawe bazaguhamagara nimero ndaza kuyipiningaho. Yego ikibazo. Reka dusozera n'ubundi dusengera. Yego Evo durakoze, reka dusengere abantu badufasha. Burya dashima abantu badushigikira muri murimo w'Imana, bakadushigikira tukadushobora kwigurira ishati tukaba tuzimbira ya kamera dusa durya. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi abatabishobora Imana nabibagirire neza. Reka tubasengera abantu bose rero. Mana ishobora byose, uri intwari mu ntambara, ushoboye byose. Tugushimiye ku bwa Evod witanze akava Kigaragara mama hano mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari kaca umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Evod akava Kigali akaza hano muhereza umugisha. Reka dusabire umugisha abantu bose badukurikiye ku iyi televiziyo Isezerano. Mana baha umugisha, bagirire neza ibitekerezo byabo, ibitekerezo byubaka umurimo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abantu barwaye, dusengeye abafite ibibazo bitandukanye. Mana bagirire neza, bikemure abarwayi ubakize, imbaraga zawe ziyubahishe ku buzima bwabo. Nyemera dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mana gira neza abanyarwanda, gira neza amadini n'amatorero, gira neza abakozi bawe. Mana gira neza igihugu cyacu, gira neza East Africa, gira neza Tanzania. Mu izina ryawe Yesu Kristo gira neza Kenya, gira neza Ubugande, gira neza Burundi, Kongo, Mana n'ibindi bihugu, Kongo Brazzaville, Burkina Faso, Mozambique, Zambia. Mana ibyo bihugu byose turabisengeye, n'ibindi bihugu byose Mana za Zimbabwe turazikweretse. Afrika yacu yose burasirazuba turayisengeye kugira ngo ugire neza abakurikiye ku Isezerano TV yumva Ikinyarwanda. Reka umuntu wese byari biyobeye umutabare Mana, kandi waravuze ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Reka abakomeje gukora neza ubagwizeho imigisha, abakomeje gushigikira imirimo yawe ubashigikire. Aba ngewe n'abandi bose bari gushikira abandi bakozi Imana batandukanye, reka ubakomereza amaboko, tubashimira ibyo bakoze. Uwitanze wese akagira icyo akora, Mwami Imana umushigikire. Kandi data wa twese dusengera abacu bari muri Amerika, reka ubagire neza. Dusengera bari mu Bwongereza, John ndamusengeye n'umuryango we Mana, reka ubagire neza. Mana tusengeye
Upendo hariya muri Amerika banshimiye, n'abandi benshi abari muri Canada, bashiki bacu, abari Australia, inshuti zacu ziri Australia, abari Aziya, abari mu bihugu by'Abarabu, Korea ya ruguru y'epfo, Arabia Saudite. Mana turabasengeye, dusengeye intambara iri mu Burusiya na Ukraine. Mana niwe wategeka baziriandushi ziriambabare ukazitabara. Ntabwo twiherejeho, ahubwo twese ko hari n'abababaye bari guhunga ibyabo, bari kubisiga. Mana itegeko ni iryawe, hari ico wakora ukarengera abantu bawe kw'iyisi. Ngaho rero komeza udushigikire kandi tugire neza. Evo dumuhera umugisha no kwa mama yageze, bahitaga muri Haiti ariko ntagikiri Haiti, ntagikiri Haiti nkuko abantu bari bayizi. Mana mama arambara igitenge, mama arabona ibyo kurya. Mana ababikora bose bigatuma mama igitenge kimugeraho agashobora no kurya. Mwami Mana ubaho umugisha kandi ubagire neza. Ngaho tugire neza kandi dukomereza amaboko abantu bose badukurikiye. Reka mbature umugisha wawe, yaba udukunda yaba utadukunda, reka wakira umugisha w'Imana. Amahoro yawaganze kuri twe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.